bibujijwe, ariko yari iby'Imana izuruye ni halal, urabyemerewe. Insha Allah ta'ala sawm amasomo hafi yose tugerageje kuyavugaho, ariko kugira ngo dusoze neza amasomo yacu ntabwo twasoza sawm tutavuze kuri i'tikaf. Al-i'tikaf huwa luzumu masjidin لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة من رجل أو امرأة. اعتكاف نيكي؟ اعتكاف وهو لزوم مسجد نوكوغما مسجدي لطاعة الله تعالى وكبكرا وانفر وهمانا على صفة مخصوصة مبرجو بجيهارية من رجل بياكل غنو مغابو أو امرأة وبرجو بجيهارية ينين نبيو تزاكورين بين إن شاء الله تعالى. الاعتكاف حبس النفس على عبادة الله. اعتكاف نوكوزيريكا روح ياوي مكوغراجيرا الله سبحانه وتعالى والأنس به ونية جرز الله سبحانه وتعالى وقطع العلائق عن الخلائق نو guhagarika relasiyo yawe n'ibindi biremwa ukimarira mu kuba uri muri mood cyangwa uri ahantu wumva uri kumwe n'Imana yawe gusa. Wa ikhla'il qalbi ma yushghilu an dhikri Allah azza wa jalla, nino kwigizayo ugakura mu mutima wawe ugakuramo ibintu byose biwurangaza bikawurangaza, ntiwegere ntube uri mu gusingiza Imana cyane. Niyo i'tikafu, nicyo bivuze kuzirika nafsi, guhambira roho yawe mu kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala, kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala, gucana umubano n'ibindi byose bitari Allah, kubera yuko uba wabihunze icyo gihe ukakigenera kuba uri mu nzu uri umushyitsi wa Allah subhanahu wa ta'ala, no gufata umutima wawe roho yawe ukigizaho ibindi byose biwuhuza, ugahugira kuri zikiri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukigizayo ibiwubuza kuba uri muri zikiri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo niyo i'tikafu. Amategeko rero ayigenga, amabwiriza ayigenga. Al-i'tikafu yajuzu kulla waqti. I'tikafu iremewe igihe cyose. Wayasihu bila sawm, ushobora no kuyikora mu gihe kitari cya sawm. Wayajibu bin nadhir, iba ngombwa igihe iye washyizeho nadhiri wa muhigo. Ariko ubusanzwe i'tikafu ni uburenganzira bwawe gukora iyo ibada, iryo sengesho. Ariko iyo ari nadhiri, ari umuhigo washyizeho ngo Imana ni iki ngiki, nzajya mu musigiti mamara umunsi umwe 3 2 nkora zikiri, ubwo biba byabaye ngombwa, iba yabaye wajibu. Wayasunnu fi Ramadan, isuna yayo rero umugereka wayo ni byiza cyane kuyikora mu kwezi kwa Ramadan. Wa afdaluhu wa akidun fi al-ashr al-awakhir min Ramadan, igihe ari byiza cyane kuyikora muri kwezi kwa Ramadan kandi bishimangiwe bikomeye ni mu minsi 10 ya nyuma ya Ramadan, niho biba sunnati muakkada, sunna iremereye ikomeye. Tahariyan li laylatil qadr, iminsi abantu baba barimo gushakamo iki, laylatul qadr, ijoro ry'ubugabe twavuzeho. Wa huwa fil masjidil haram, ubundi ibera mu musigiti wa Makka, au al masjid an-nabawi, cyangwa umusigiti w'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam i Madina, au al masjid al-aqsa, cyangwa umusigiti wa Aqsa i Yerusalemu. Afdal min ghayriha, iyo ibereyeho ibibereye aharuta ahandi hatariho. Fa in ayyana al-a'la kal masjid al-haram lam yajuz fima dunahu, iyo bigaragaye uhereye hejuru al-a'la, no kuvuga ngo ni nkaho kuvuga ngo ibereye imaka, ubwo ibiruse kuyikorera ahandi hatariho. Wa in ayyana al-adna jaza al-i'tikafu fihi wa fi al-a'la, ariko ibereye munsi
yaho. Ruvuga ngo uko imisigiti irutana, uwa Maka uruta uw'i Madina, uw'i Madina ukaruta uwa Aqsa, ni ukuvuga ngo iyo wayikorera mu musigiti uri munsi y'undi ku gaciro, ubwo ibyaruta bishoboka nuko wayikorera kuruta hejuru. Bivuze ngo ntago wava i Maka ngo uvuge ngo ngiye gukorera itikafu i Madina kandi uretse i Maka. Nicyo bishatse kuvuga. N'uw'i Madina ngo ureke kuyihakorera uvuge ngo ngiye kuyikorera Qudus, ubwo urimo kuva ahari ibihembo byinshi ugana ahari ibiri munsi yabyo, nkuko tuzakwibona mu kanya. Ngo yashtaritu lisihati al-i'tikaf, ngo ibigomba kugira ngo itikafu yemerwe, icyambere al-Islam, ni ubuisilamu. Bivuze ngo utari umusilamu ntiwabonye gukora itikafu. Niyatul itikafu, ugomba kuba ufite umugambi wa itikafu, uba biragambirirwa, nkuko dutangira somo twavuze kugambirirwa. Si ukujya mu musigiti ufite ibindi bikujyanye ngo uhite uvuga ngo njye nakoze itikafu. Ugambirira gukora itikafu. An yakuna fi masjidin tuqamu fihi aljamaa, ibera mu musigiti usarirwamo jamaa. Wa huwa ma'a as-sawmi afdal, kandi kuyikora unafunze wiyirije biraruta, biba byiza kurushaho. Bivuze ngo umuntu akoze itikafu n'indi minsi ni byiza yuko yayikora agarashyiraho kwiyiriza. Yashra'u lilmar'ati al-i'tikaf karajul, sharia yemerera umugore kuba yakora itikafu nk'uko umugabo abyemerewe. Wa sawa'un kana tahiran, yaba ari mu bihe by'isukuye, aw haidan, cyangwa ibihe by'iminsi y'ukwezi kwe, aw mustahadha, cyangwa afite istihadha, ni igihe abona amaraso ariko iminsi y'ukwezi yarenze iminsi asanzwe arwara, yitwa istihadha. Yitwa ko ari amaraso y'uburwayi ubundi, kubera yuko aba yarenze kamere isanzwe. Biravurwa, bajya kwa muganga. Niyo yaba ari muri ibyo bihe itikafu yayikora. Lakin ariko yanbaghi, igikwiye an tatahaffaza, ni ukwirinda, ni kwambara neza, li alla tulawitha almasjid, kugira ngo abe atagira uko atokoza umusigiti. Ni ukuvuga ngo ni ukwambara, muri iki gihe haje iterambere, za pampex n'ibindi bambara ku buryo yizera yuko nta maraso yatonganya ngo agwe mu musigiti. Yashtaritu al-i'tikaf li-i'tikaf al-mar'a, ariko hari condition, hari ibigomba kugira ngo umugore akore i'tikaf. An ya'dhana laha waliyuha, agomba kwaka uburenganzira umushinzwe, umuhagarariye, wali wa wundi umushingira. Wa alla yakuna fi i'tikafiha fitnatu laha, icyangombwa cya kabiri, aho agiye gukora itikafu hagomba kuba nta fitina n'imwe ahakeka yahurirayo nayo. Icyo ni ngombwa. Alla yakuna fi itikafiha fitnatu laha aw li ghayriha, kuba nta fitina, ntawe yabera fitina, nta n'uwamubera fitina. Ubwo ni ukuvuga ngo ni umusigiti uba ufite ahantu habugenewe harinze icyubahiro cy'umusilamukazi n'umutegarugori, ku buryo ntawe yabera fitina cyangwa ngo nawe abandi bamubere fitina. Afdal almasajid, fitina ibivuga kuba atakwivanga n'abandi batamuziruriwe, nako bamuziruriwe. Niba urugero kugira ngo bisobanuke, ari umwana w'umukobwa utarashaka, ubwo urumva iyo tuvuze ngo kutivanga n'abamuziruriwe, nuko iyo atarashaka abamuziruriwe nabemewe kuba bamushaka kandi ntibaramushaka. Ubwo urumva aho atakwivanga nabo niho manil fitna.
nanone uwashatse ubwo bariya baba bamuziririjwe, abasigaye ubwo aho yaba ari nanone hari umutekano we ndetse n'uwo nawe aha abandi, kubera yuko fitina y'umugore ni uko hari abatuma yahemuka yacumura, ariko nawe hari abo yatera gucumura. afdalul masajid, imisigiti ukirutana. Impamvu iri somo barigaruramo ni ukugira ngo wumve kwa gusumbana kw'imisigiti mu guhitamo gukora itikafu kuwabishobora. Al-Masjid al-Haram, umusigiti wa Makka, wasalatu fihi, kusariramo bi100,000 salatin, ngo ugira agaciro n'ibihembo bigera ku 100,000 by'iswala. Ngo umuntu usariye imaka aba ameze nk'usariye handi inshuro zingana n'100,000 wakubira handi. Thumma al-Masjid Nabawi, umusigiti wa kabiri ni umusigiti w'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam w'i Madina, wasalatu fiha bi1000 salati, wo kusariramo bigira agaciro k'inshuro 1,000. Iswala inshuro 1,000, urumva inshuro 1,000 n'inshuro 1,000 uburyo harimo intera. Thumma al-Masjid al-Aqsa, hagakurikiraho umusigiti wa Yerusalemu, wasalatu fihi ب250 صلاة. murumva uyu nawo agaciro kawo ngo wa Yerusalemu, umusigiti waho, ngo salatu fihi ngo kusariramo ب250, ukuba inshuro 250 iswala ku musigiti usanzwe. Ngo usariye i Yerusalemu umusigiti waho, iswala yawe yikuba inshuro 250, mu gihe iswala y'i Madina umusigiti wa Rasuli yikuba inshuro 1,000, mu gihe iswala y'i Maka yikuba inshuro 100,000. من نذر الصلاة أو الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة, uzashiraho umuhigo nadhiri y'iswala cyangwa i'tikaf fi ahad al-masajid الثلاثة, yo gusarira cyangwa gukora i'tikafu muri umwe muri iyi misigiti 3, lazimaho biba bibaye ngombwa ko zuzuza umuhigo we azawushyira mu bikorwa, kama sabaka nkuko twabibonye. ومن نذر الصلاة أو الاعتكاف في غيره فلا يلزمه, ariko ushizeho umuhigo wo kuvuga ngo nzasarira mu musigiti runaka, unatarakome i Nyanza, i Butare, ngo fala yalzamuhu, byo ntabwo biba ngombwa. Murumva umwihariko w'iyo misigiti 3 nuko iyo wagize umuhigo kuzahasarira, uwo muhigo urawuryozwa, urawutegetswe kuzawubahiriza igihe uzabishoborera. Ariko ushizeho umuhigo wo gusara mu yindi misigiti isanzwe itari iri 3, ntago uba ubitegetswe, nta nubwo ubiryozwa. فلا يلزمه إلا لمزية شرعيا فيصلي ويعتكف في أي مسجد شاء. ngo keretse hari impamvu ziri shar'iyya zijyanye n'amategeko, iyo washizeho iyo nadhiri ho wabisimbuza indi misikiti ugasarira ahandi cyangwa ukora itikafu ahandi, si ngombwa yuko imisigiti yindi wagomba kuba ariyo ujya gukoreramo iyo swala cyangwa itikafu. bidayatul itikafu wa nihayatuhu, itikafu itangirira he? Itangira ryari ukayisoza ryari? man nadhara itikafa fi zamani muayyan, uzagambirira gukora itikafu mu gihe runaka, dakhala mu'takifahu qabla laylatihi al-ula, azakora itikafu hijra mbere y'ijoro rya mbere, qabla ghurubi shams, izuba ritararenga, wa kharaja ba'da ghurubi shams al-yawm al-akhir, akazasohoka nyuma y'uko izuba rirenga ku munsi wa nyuma. Ka an yaqula,
nkuko wavuga ngo alayya an a'takifa usbu'a min shahri ramadan mathalan, niyemeje kuzakora itikafu icyumweru mu kwezi kwa ramadani urugero. ubwo umugoroba ubanziriza umunsi wa mbere izuba ritararenga ugomba kuba uri mu musikiti kugira ngo ririya joro rijye mu munsi wa mbere, kubera yuko umunsi wa nyuma nawo uzarangirana n'umunsi wa nyuma wa Ramadhan, nanone izuba rirenze. إذا أراد المسلم اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ومسلم ناشاك gukora itikafu y'iminsi 10 ya nyuma ya Ramadhan, dakhala mu'takifahu qabla ghurub ash-shams, ajaza akora itikafu mbere yuko izuba rirenga. laylata 11, ijoro rya 21, ijoro rya 21. murabizi ko ijoro ry'umunsi ni rya joro ribanziriza amanywa y'uwo munsi. wa kharaja ba'da ghurub ash-shams, akazava muri itikafu ye mu musikiti nyuma yuko izuba rirenga. akhir yawm Ramadan, umunsi twafunze wa nyuma wa Ramadan wa 29 cyangwa se wa 30. ma yaf'aluhu al-mu'takif, uri muri itikafu akora iki? يسن للمعتكف الاشتغال والاجتهاد بأنواع العبادة، نبجيزا كوكوز اعتكاف guhugira no kugira umuhate mu gukora ibada zinyuranye, katilawati alquran, gusoma quran, wa dhikri, gukora dhikri, gusingiza Imana, wa dua, gusoma dua cyane, wal istighfar, gusaba imbabazi cyane, wa salatu nawafil, gusari amasunna cyane, wa tahajjud, gukora ibihagararo cyane, salatu tahajjud, wa ijtinabu ma la yanihi, kwirinda ibintu byose bitakureba, kwirinda ibintu byose bitakureba kubijyamo. min qawli, byaba ibyo uvuga, au fi'lin, cyangwa ibyo ukora, ibidafite agaciro byose ukabyirinda, kuko wowe uri muri ibada iremereye cyane yo kuba waretse isi ukareka byose ukagana umuremyi wawe. yajuzu lilmu'takifi an yakhruja min almasjid liqada'i haja, bireberwa yuko umuntu uri muri itikafu ashobora kugira ikibazo akajya kugikemura. wa wudhu, kujya gutawadha, wa salatu juma, kujya gusari juma, wa aklu, kurya, wa shurbu, kunywa, wa nahwi dhalika, n'ibindi. ka ziyarati marid, kuba hari umuntu waba urembye bikaba ngombwa yo kujya kumureba, au itba'i janaza, cyangwa umuntu yitabye Imana bikaba ngombwa gukurikira ijeneza ye. man lahu haqqun alayhi, wa wundi man lahu haqqun alayhi, ufitiye haqqi, ka ahad alwalidain, nk'umubyeyi wawe, au qarib, cyangwa umuvandimwe wawe, au nahuhima, nundi nkabo nk'inshuti yawe. yitabye Imana uri muri itikafu, wemerewe kuba wagenda ugaherekeza ijanaza, wavayo ukagaruka, ukirinda kujya mu bindi bitari iyo mpamvu wemerewe kujya hanze yaho wakoreye itikafu kuberayo. yajuzu lilmar'ati an tazura zawjaha fi mu'takifihi, biremewe rwose kuba umugore yajya gusura umugabo uri muri itikafu. watatahadathu ma'ahu sa'atan wa nahwaha, akaba yaganira nawe isaha imwe nk'isaha, amubwira amakuru yo mu rugo n'ibindi bibazo, ntago kizira. wakatha ahluhu ashabuhu, cyangwa n'abandi bo mu rugo ndetse n'abagenzi be. ntago kuba umuntu yagiye muri itikafu abaye nkaho ari igicibwa, cyangwa wowe kumujyaho uri igicibwa biziririje. wamusangayo ukamubwira ibyo muvugana, gusa ntibibe gutarama no kuganira cyane ngo ugere aho umukura muri ibada ye. afdal awqat al-i'tikaf, ibihe byiza gukora i'tikaf, bikorwamo i'tikaf.
أفضل الاعتكاف اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. igihe kiruta ibindi ni igihe cy'iminsi 10 isoza ukwezi kwa Ramadhan. Cyo gihe kiruta ibindi mu gukora itikaf. Wa in qata'aha aw qata'a ba'daha fala haraj alayhi. Ushobora kuba wakora itikaf ukayihagarika mu minsi runaka cyangwa se ukayihagarika yose, nta kibazo, illa an yakuna itikafu manzura, aho bitemewe ni itikafu y'umuhigo. Yo ntago wemewe kuba ngo ndisubiye uhayitangiye, ugomba kubahiriza kuko ni itikafu y'umuhigo. yasunnu al-i'tikafu al-'ashr al-awakhir min Ramadan lirajul wal mar'a. Ni sunna gukora itikafu iminsi 10 ya nyuma ya Ramadan lirajul kumugabo wal mar'a numugore. عن عائشة رضي الله عنها حديث ياكر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وإنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ويجاga akora itikafu iminsi 10 ya nyuma ya Ramadhani kugeza avuye ku isi. Nubwo Ramadhani zose Rasul yakoze itikafu. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi. Na nyuma ya Rasul kuba atari ku isi, abafasha be abagore be bakomeje bakora itikafu nyuma ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nyuma yo kubaho kwe. Muttafaqun alayhi. yasihu itikafu almar'a fi almasjid idha adhina laha waliyuha. yemerwa itikafu y'umugore mu muskiti iyo yahawe uburenganzira na waliwe. wa aminat alfitna, akizera ko nta fitina itikafu ye yabyara iyamubaho nkuko twabivuze, cyangwa nawe iyo yateza abandi. wa kanat tahirata min alhayd aw nifas, akaba afite tahara ya hayd cyangwa nifas. ويجب أن تعتزل الرجال فتكون في خباء خاص بالناس. agomba kuba ari kure y'abagabo, kutivanga n'abagabo, ahiherereye he yihariye. يبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة. ibyonona itikafu ikabirangiritse nugusoka aho ikorera mu muskiti n'imbibi zayo nta mpamvu nk'izira twavuze zemewe. kuba watabara ukurikira ujya gushyingura nk'umubyeyi wawe, umuvandimwe wawe, inshuti yawe. wawatu imra'atihi. ikindi cyonona itikafu kabirapfuye ni igihe wakora imibonano n'uwo mwashakanye kandi uri muri itikafu biba yapfuye. waridatihi, cyangwa igihe uvuye mu Buyisilamu, ubwo itikafu ibipfuye, cyangwa uvuze ijambo rikugira mu rutadi ibipfuye. wasukurihi, cyangwa ugize ikintu nko gisindisha, ubwo nanone itikafu yawe iba ipfuye. النوم في المسجد. kuryama mu muskiti hukumu yabyo niyi kuva mu nyizani iryamira mu muskiti. ahyana lilmuhtaj, kufite impamvu bikenewe. kalgharib, nk'umushyitsi winjiye mu mujyi ataragira hatura ashobora kurara mu muskiti biremewe. walfaqir alladhi la sakana lahu jaiz, cyangwa umukene wawe udafite aho yarara ashobora kuba yarara mu muskiti, si icyaha biremewe. amma itikhadhu almasjid mabitan, ariko kuvuga ngo ngiye umuskiti niho nzajya nirarira mbigizaho kurara. wa maqila, naho we uruhukira uvuye mu mirimo yawe, fahuwa manhiyu anhu, birabujijwe. illa limu'takifin wa nahwihi, keretse wa wundi ufite iniya yo gukora itikafu cyangwa ibindi nkabyo, ni nk'abafite impamvu zindi ziba zibajyanye mu muskiti zemewe. muddatul i'tikaf, igihe cya itikafu. yajuzu al-i'tikaf fi ayi zaman, gukora itikafu umwiherero mu muskiti yajuzu biremewe fi ayi zaman, igihe cyose. wa fi ayi mudda,
no mu mwanya wose, laylan haba nijoro, au naharan ku manywa, au ayyaman cyangwa se iminsi, nta kibazo. Igihe wagira umugambi wo gukora itikafu urabyemerewe igihe cyose. Bivuze ngo si ukwezi runaka, si mu gitondo, si nijoro, si ku manywa. Igihe cyose wagambira uti ngewe ngiye gukora itikafu, biremewe rwose kuyikora. Ntibigombera igihe runaka, nubwo twabonye ibihe byiza uburyo birutana naho wayikorera uburyo harutana. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال, حديث ياكرون عمر بن الخطاب إيمان mwishimira aravuga ati, يا رسول الله, yewe ntumwa y'Imana, إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام, nashizeho umugambi, umuhigo wo kuzakora itikafu y'ijoro mu musigiti wa Maka. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, أو في نذرك, uzuza umuhigo wawe. فاعتكف ليلة, yakoze itikafu ijoro rimwe nkuko Rasul sallallahu alaihi wasallam yarabimwemereye, kandi ari umugambi yashizeho fil jahiliya atarabona mu Islam, akiri mu bihe by'ubujiji. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagikora itikafu 10 أيام, iminsi 10. فلما كان العام الذي قبض فيه, umwaka Allah subhanahu wa ta'ala yamwishubije, itakafa 20 yawm, ho yari yakoze itikafu iminsi 20. bivuze ngo Rasul sallallahu alaihi wasallam yakoze itikafu imyaka yose, yakoraga iminsi 10, ariko umwaka we wa nyuma w'ubuzima bwe itikafu ye yayikoze iminsi 20. akhrajahu al-Bukhari, iyi hadithi tuyikura kuri Bukhari. Alhamdulillah, turashimira Allah subhanahu wa ta'ala kuba tugerageje kuvuga amasomo, inyigisho zose zijyanye n'ukwezi kwa Ramadan, twibuka ko twahereye ku kumenya sawm, kwiyiriza n'iki. Kwiyiriza twabonye icyo bivuze, twabonye n'akamaro kabyo, twabonye na hikma mashru'iyatu siyam, hikma, impamvu n'ubuhanga buri mu kwiyiriza cyangwa se kubaho kw'itegeko ryo kwiyiriza. Mu byo twabonye harimo yuko byubaka bikaba n'inzira y'umwemeramana mu kumwongerera kubaha no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, no gutoza umuntu kwihangana, kwifata, kwiyobora, gutegeka umutima we, ndetse bigatoza umuyisilamu kwiyumva nk'uko bagenzi be bajya babwirirwa, kubera ko babuze icyo barya, ukumva ububabare bagira, bikaguha kuzirikana, kubatekerezaho n'uburyo sawm yeza umutima. Kwiyiriza bituma roho yawe izamuka intera igacya. Twabonye kwiyiriza uburyo ari inkingi mu nkingi za Islam. Twabonye hukumu igenga sawm Ramadan, kwiyiriza muri Ramadan yuko ari itegeko. Twabonye agaciro k'ukwezi kwa Ramadan, uburyo ariko kwezi kwamanutsemo Quran mu joro ry'ubugabe. Twabonye agaciro ko kwiyiriza ubwako, icyo bizageza kuwiyirije yaba muri Ramadan no mu gihe kitari icya Ramadan. Twabonye amategeko agenga kwiyiriza, ko kwiyiriza biba ngombwa iyo habonetse ukwezi umuntu akakubona umuyisilamu, umunyakuri, ushyira mu gaciro, ufite imbaraga zo kureba neza, yaba umugabo yaba umugore. Iyo yakubonye aba ategetswe kwiyiriza, niyo aba bibwiye bamwizera gutyo nabo bariyiriza. Cyangwa se nanone iyo Shaaban yujuje iminsi 30 bucya ari Ramadan. Twabonye itegeko rigenga umugambi. Umugambi ni itegeko kuwiyirije
mu kwezi kwa Ramadhan, kandi uwo mugambi igihe cyawo ni mu ijoro, kwiyiriza bitaratangira. Ibyo twarabibonye. Twabonye kwiyiriza k'umuntu mukuru ukuze utagifite imbaraga ndetse n'urwaye indwara idakira, ko bo badategetswe kwiyiriza, ahubwo babisimbuza kugaburira umukene, uko kumugaburira bigasimbura kwiyiriza kwabo. Twabonye itegeko rigenga kwiyiriza kuri mu rugendo, ko iyo umuntu ari mu rugendo amaze kurenga aho atuye afite uburenganzira bwo gufungura, kandi akazishyura avuye mu rugendo iminsi atiyirije. Nanone twabonye uko abantu biyiriza batuye mu bihugu izuba ritarenga cyangwa ritinda kurenga cyane, ko bagendera ku gihugu baturage gifite ibihe bisanzwe. Twabonye ibyonona sawm, ibyonona kwiyiriza, harimo kurya no kunywa ku manywa ya Ramadhan, harimo imibonano ku manywa ya Ramadhan, harimo kwirangirizaho cyangwa kurangiza uri maso kandi ukoze ku mubiri w'umuntu, cyangwa se umusomye, cyangwa se wikinishije, ko bihita byonona kwiyiriza kwawe. Twabonye nanone uwakoresha inshinge zitanga igaburo, ko nawe kwiyiriza kwe kuba kororekaye. Twanabonye n'ibindi byorona kwiyiriza, nko kuba waba wiyirije ariko ibihe by'ukwezi ndetse n'ibisanza ku badamu ku manywa ya Ramadhan bigahita biza, ndetse n'umuntu kuba mu rutadiko byonona kwiyiriza. Ibi byose twarabibonye. Hari noneho hukumu yumvishe adhana yiyirije, ariko yari afite mu maboko ye nk'igikombe cy'icyo yanywaga, ko kuba wumvishe adhana uhita unywa icyo wari ufite mu gikombe ukakimara biremewe, ariko ntago watora adhana ngo ufate igikombe utari ufite mu ntoki. Twabonye ibindi bintu bitonona sawmu, twavuzemo byinshi abantu bashobora kwibesha ko byaba byonona sawmu kandi bitayonona. Imiti ishyirwa mu maso, imiti ishyirwa mu matwi, amarashi, amavuta, amahina n'ibindi twagiye tubona byinshi. Abantu kuba wagenda bakagukura iryinyo kwa muganga, ibyo byose gukoresha za korogati ntabwo byorona sawmu, ariko wirinda yuko yarenga umuhogo ikamanuka ukayimira. Nanone twabonye ibyitwa kafara biljima' fi nahari Ramadhan, ikiru cy'uwafungura afunguye akoze imibonano ku manywa ya Ramadhan. Ibyo twarabibonye, kubohora umucakara, gufunga amezi 2 ukurikiranye, cyangwa se kugaburira abakene 60. Nanone twabonye sunna za siyam, zo ntabwo tuzisubiramo cyane, ariko harimo iz'ingenzi: kwihutisha ifutari, kurya idaku kandi ukayirya mu gihe cy'ijoro rya nyuma, uburyo bifite baraka cyane, umugisha cyane. Nanone twabonye ibyo uwiyirije avuga nk'iduwa nziza akoresha igihe arimo kuva mu gisibo mu kwiyiriza kwe: dhahaba dhama'u wabtalat al-aruq wa thabata al-ajru insha Allah. Iyi ni duwa twabonye umuntu yakwitoza mu gihe agiye gufata iftari ye. Twabonye nanone isuna za siyam, nko gutera umuswaki ku manywa, ko byemewe, yaba ari mu gitondo, yaba ari ku manywa cyangwa se nimugoroba, ko gutera umuswaki ari byiza nta kibazo. Twabonye umwitozo mwiza w'uwirije, ko agomba kwirinda intonganya cyangwa kurwanya, ko hagize n'umwendereza amubwira ngo nge niyirije inni saimun,
kandi yaba yarahagaze akicara twabonye icyo bivuze n'akamaro kabyo. insha Allah ta'ala twakomeje tubona amasomo menshi, harimo ibyiza bya salati tarawih, harimo iminsi yindi wafunga ifite agaciro nk'iminsi 3 mu kwezi, iminsi 2 mu cyumweru, kuwa mbere no kuwa kane. Ibyo byose twabibonye muri sunanu siyam, muri sunna zo gufunga. nanone twabonye agaciro ka Laylatul Qadr. twabonye Laylatul Qadr, ijoro ry'ubugabe, ni bikubiye muri iryo joro. Mu byo twabonye bikomeye harimo ko ari iryo joro Allah subhanahu wa ta'ala yemeza gahunda z'umwaka zose, zirimo riziki z'abantu, zirimo ibihe bazabaho n'ubuzima bazabaho. Twabonye ibyihariwe n'iryo joro ry'ubugabe. Twanabonye ibitari byiza kuwafunze, harimo kuba wakwinyuguza mu kanwa ugakabya ukoresheje amazi ku buryo yagucika, cyangwa gushoreza no kubonja ibiryo nta mpamvu. Ngo umuntu atetse yemera kuba yabonja ku rurimi yumva umunyu kungana n'ibindi, ariko kubikora gusa nta mpamvu, uburyo atari byiza. Twabonye uburyo kwihutisha iftari ari byiza, kudatinda gufata ifunguro ry'ifutari. Nanone igihe wumvishe azana ya magharibi, twanabonye n'uburyo ugomba kwirinda kubeshya, kuvuga bagenzi bawe, gutukana. Ni bibi igihe cyose, ariko kuwirije biba ari bibi bikomeye. insha Allah ta'ala twabonye hukumu ya takbir wa mubasharatu zawja, kuba umuntu yahobera umugore we cyangwa akamusoma, ko bidahita byonona sawm, ariko dushishikarizwa kuba wabyirinda, kubera yuko byakugeza ku kononekara kwa sawm yawe, kubera yuko imbaraga zawe utazigereranya n'izinwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nanone tuvuga yuko ku bantu bakuze bizeye nafsi yabo bitakorona sawm, ko ibyo babyemererwa, ariko ku bantu bakiri bato cyangwa bagishatse vuba, ibyiza barabyirinda, kubera yuko byabagusha muri kimwe muri bibiri: kuba haboneka inzal, mani gusohoka mu mubiri wabo kubera shahawa zirangiye sawm ikabirononekaye, cyangwa kuba bakora sekirego bagakora imibonano ku manywa ya Ramadhan. Nanone twabonye ko bibujijwe kuba wafunga iminsi 2 utariyemo. Ibyo biri mu byo twabonye. Noneho twanabonye sawm tatawu, sawm atatawu, niryo somo twahereyeho. None sawm za sunna, Allah subhanahu wa ta'ala kubimuheze atwakirire sawm yacu, atwakirire ibada zacu, atwakirire iki gikorwa twatangiye twigisha sawm tukaba tugisoza. Allah azabishyira ku mizani yacu twese, abagize uruhari mu kugira ngo kino gikorwa cy'aya masomo tubashe kugitunganya, ndetse n'abazafata umwanya bagakurikirana aya masomo yacu, n'abazatugira inama mu gutunganya iki gikorwa n'ibindi dushobora gukora byiza nkabyo. insha Allah ta'ala Allah atwakirire twese, azadushyire mu bagaragu be, yorohereza muri iyi minsi ndetse n'ibihe bizaza, tube mu bagaragu Allah yishimiye, kandi bahora bishimiye igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala iteka. ghafara Allahu lana wa lakum, Imana itubabarire namwe ibababarire, waliwalidina wa walidikum, n'ababyeyi bacu ndetse n'abanyu n'abandi bose batwifuriza ibyiza iteka, n'abatuyobora beza. Mana twese uzaduhe
gutunganirwa fi dunya wal akhirah. Wa sallallahu wa barik ala sayidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullah.